ariko kubwa Kristo n'imbabazi n'urukundo rwiwe abasha kuza kugira ngo aduhe uburenganzira kugira natwe tugira identity yo kuba abana b'Imana. Nubango n'umurimo yakoze ukomeye utangaje wuzuye urukundo n'impuhwe n'imbabazi nyinshi kandi wo gutekerezwaho cyane tukabiha agaciro mu buzima bwacu, kuko gusiga ubwiza yambaye mu bwami bw'Imana akiyambura akamero k'ubumana agasiga icubahiro cyose yari afite mu ijuru kugira ngo aze mu isi kugira ngo njyewe nawe duhabwe ubuzima, bigatuma amanuka araza arasuzugurwa akorwa bya bintu byose nk'uko twagiye tubibona mu ijambo ry'Imana. Abantu baramututse bagize gute, kandi abo bose uko bagirandaga bamutuka bamugira gute, niwe yari yaje kugira ngo ababere urufatiro rw'ubuzima, niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ndabuja kwa data atamujanye. Rero Kristo none yahindutse inzira ncamo, umuyoboro ducamo mwaba Kristo mwe mwabizeramo, umuyoboro duca muri Kristo. Tubane mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana. Imana y'umujuru komeze bagire neza. Ngiye tuye kubana muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana, nitwa Cyubahiro Bienvenu. Nije Imana ashimwe kugira ngo tubane uyu munsi umwanya w'ijambo ry'Imana. Rero mbere ko dutangira ijambo ry'Imana turabanza dusenga Imana kugira ngo dutangire ijambo ry'Imana tuze kuganira icyo Umwuka yatanze ko tuganira. Ndasenga mu izina rya Yesu. Mana turagushimiye, duhimbaje izina ryawe rikomeye, duhimbaje neza yawe nyinshi. Tugushimiye kuri umukozi w'umuhanga ukora ibikomeye bikagaragara. Mu migambi yacu ushobora gutekereza ko bidashoboka ko mu bubasha bwawe hari ibyo ukora kandi bikagaragara. Tugushimiye kuri nyamaboko n'Imana ikomeye, niwe duhakwira ngo duhagare muri uyu mwanya wo kuvuga ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni iryawe, nawe nje ndi umugaragu wawe. Ubushake bw'Imana bwuzure abagiye kuryumva, reka Mwuka wera w'Imana aganira mu mitima yabo, ijambo ry'Imana ryihindura ubuzima bwa buri wese uzaryumva. Ngabana natwe tugirire neza, abazabyumva bose bagire neza uwo mugisha kubw'izina rikomeye ryawe Kristo mwami wacu. Amen. Tutagiye muri byinshi tuganire ku ijambo ry'Imana twatekereje ko tugomba kuganira kuri uyu munsi. Ni ijambo dusanga mu rwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Timoteyo, ibice byaho ni bibiri, umurongo waho wa 19. Turahera ku murongo wa 19 turasoma umurongo wonyine, asigaye tuganire kuri iryo jambo. Timoteyo 2:19 haravuga ngo nyamara urufatiro rw'Imana urufatiro rukomeye rw'Imana ruracahagaze, rwanditseho ikimenyetso ngo Uwiteka azabe, kandi umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Amen. Turanya dusubire mirindi rimwe gusa tungeye tubyumve. Haravuga ngo nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracahagaze, rwanditseho ikimenyetso ngo Uwiteka azabe, kandi umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Amen. Iri ni ijambo twategereje ko tuganiraho, ariko twategereje ko tuganira ku ijambo rifite umutwe uvuga ngo ubuzima bushingiye kuri Kristo, cyangwa se ubuzima bufite isoko, buvoma isoko yabwo uherereye muri Kristo Yesu. Nibwo buzima dushaka ko tuganiraho, tuvuge ku rufatiro rw'ubuzima bw'umukristo, nta rundi ni Kristo Yesu wenyine nk'urufatiro rw'ubuzima bw'umukristo. Nk'uko ijambo ry'Imana ryatubwiye hano, atubwiye ngo nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyariho, kandi rwanditseho ijambo ngo Uwiteka azabe, ariko kandi aravuga ngo kandi umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ngo ave mu bidatunganye akiranukire Imana. None bene data, twaje kuganira ku buzima, urufatiro rw'ubuzima bw'umukristo nta wundi ni Kristo nyine. Turebye Bibiliya igenda tubwira cyane ibintu bitandukanye. Mbere ko Yesu Kristo aza, twebwe ubwacu aho turi ubu nyine twari abanyamahanga, ntitwarishanga, twari abanyamahanga batateganyije kuzabona ijuru, ariko kubwa Kristo n'imbabazi n'urukundo rwiwe abasha kuza kugira ngo aduhe uburenganzira kugira natwe tugira identity yo kuba abana b'Imana. Nubango n'umurimo yakoze ukomeye utangaje wuzuye urukundo n'impuhwe n'imbabazi nyinshi kandi wo gutekerezwaho cyane tukabiha agaciro mu buzima bwacu, kuko gusiga ubwiza yambaye mu bwami bw'Imana akiyambura akamero k'ubumana agasiga icubahiro cyose yari afite mu ijuru kugira ngo aze mu isi kugira ngo njyewe nawe duhabwe ubuzima, bigatuma amanuka araza arasuzugurwa akorwa bya bintu byose nk'uko twagiye tubibona mu ijambo ry'Imana. Abantu baramututse bagize gute, kandi abo bose uko bagirandaga bamutuka bamugira gute, niwe yari yaje kugira ngo ababere urufatiro rw'ubuzima bwabo. Akorwa ibyo byose, ariko purpose yari imwe, yari afite intego imwe gusa yo kugira ngo ahinduke fondation ubuzima bwanje bushingiyeho, ubuzima bwawe bushingiyeho. Arangije apfa urupfu rubabaje ku musaraba, harimo ikintu kimbabaza cyane kivuga ngo yemeye kuba ikivume
kuko umusaraba wajyagaho ibivume abantu bavumwe binani bananiranye, ariko ibyo byose abirenza amaso yirengagiza ko ari Imana kandi ari we waturemye, kuko niwe waturemye. Kristo ni Imana, ariko kuturema byarabyirengagiza abishyira ku ruhande, ariko kubw'imbaraga ziwe n'urukundo agira n'imbabazi nyinshi zikomeye abishyira ku ruhande, arabyirengagiza. Afite papasi yo kugira ngo wowe nanjye aduhe ubuzima, tugire ubuzima bushingiye kuri we. Ari ijambo riri mu Efeso igice cya 5 aravuga ngo twari muri we isi n'ijuru bitarabaho, twe twari turi muri Kristo Yesu, isi n'ijuru bitarabaho twari duherereye muri Kristo. Mu yandi makuru natahuye neza ko mbere yo kwisibaho twabanje kubaho mbere, kandi aho twari turi ubuzima bwacu bwari bushingiye muri Kristo, kuko twari turi muri we mu mugambi w'Imana, ariko waruhishe muri Kristo. Nuvuga ngo ubuzima bwacu bwose, ubuzima bw'umwizera, ubuzima bw'umuntu wese uvuga izina ry'Imana, nuvuga ngo buri muri Kristo niho bushingiye. Wa muririmbyi yaravuze ngo tundeke ntundekure, wizuba ukwezi n'inyenyeri zose ubuzima bwabo buri mu kirere, ngo naho ubuzima bw'umuntu buherereye mu Mana, ngo nta Mana nta buzima. Rero ubuzima bw'umukristo ushaka kuvuga niki? Ni ubuzima bushingiye kuri Kristo, ni ubuzima buba muri Kristo, ni ubuzima bugendana impamvu ya Kristo muri bwo. Rero icyo Kristo yakoze ku musaraba, kupfa akazuka, byasobanuraga ko guterwa imisumari ninjye wari kuyiterwa mu cyimbo cye, yari bitewe mu cyimbo cyanjye. Uriya mwanya yakubitwaga imisumari yari ngiye wari kuzakubitwa imisumari, kuriya kuja ku musaraba yari ngiye wari kuja ku musaraba, kuriya kuja mu mva uriya yari ngiye wari kuja mu mva. Ariko ibyo byose kubera ko ari umuntu wuzuye urukundo n'imbabazi nyinshi, abona ko ngiye ubwanjye ndi umunyantegeke muri ngewe, yemera kubinkorera yirengagije uwo ari we, kandi nta zindi nyungu nta kindi kintu nigeze nkora, nta gitambo na kimwe. Arabinkorera, arapfa, arazuka kugira ngo ubuzima bwanjye butongera kubaho ku bwanjye, mbeho ku bw'uwo wampfiriye. Amen, amen. Nuvuga ngo ubuzima rero bwacu ahantu yabusize ico gihe apfa akazuka, yabusize mu mwanya uvuga ngo icyo ukora cyose uzureba Kristo, abe role model ubuzima bwawe. Zantangazwa n'abantu benshi muri isi, tugira abantu benshi bagira ba role model benshi batandukanye, ngafata umuntu runaka nkamugira role model wanjye, kandi akaba role model wanjye bitewe n'impamvu y'ikintu gito gusa, geste akantu gato nabonye akora kagakunda, agato tumuziho, kandi kagaragara muri rubanda kugatuti n'ahandi hose. Ariko ibyo nareba ko kantu gatoya kibesha mu mutima neza ko uwo muntu namubonye kandi nifuza kuba nkawe. Ariko ivuze mu muntu abaye role model wawe, uba wifuje kuba nk'uwo muntu nyine, uba wifuje kuba ubuzima bwe afite bwo kwa rubanda, ariko uba wifuje n'ubuzima bwo mu ibanga. Rero akenshi wagusanga ubuzima afite bwo kwa rubanda uhabanye n'ubwo agirira hirya mu ibanga, hari ubuzima utakifuza kugira bwiwe bwo mu ibanga. Rero niyo mpamvu natahuye neza, mpishurwa neza ko umuntu umwe wenyine wo kuba role model w'umuntu ubuzima bwacu bushingiraho ni Kristo. Impamvu ari fondation nuko rero role model ubuzima bwacu. Rero gupfa kwiwe no kuzuka abikoze mu cyimbo cyanjye byari gukorwa nanjye, ariko akavuga reka mbikore yirengagije ibindi byose, bwari ukugira ngo ahinduke role model wanjye. Nuvuga ngo ijambo ry'Imana rivuga ngo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ndabuja kwa data atamujanye. Rero Kristo noneho yahindutse inzira ncamo, umuyoboro ducamo mwaba Kristo mwe mwabizeramo, umuyoboro duca muri Kristo. Nta wundi muyoboro hirya ya Kristo, nta wundi muyoboro. Umuntu ashaka kuza kubwira ibindi, ariko atakubwiye ubuzima bwo muri Kristo, guce muri Kristo nko muyoboro, ari wo nzira, ari we kuri, ari nawo bugingo. Nta yindi nzira iri hirya y'iyo ngiyo. Indi nzira iri hirya y'iyo ngiyo ni ukuyoba, kuko inzira yo mu Kristo wese iri muri Kristo nihica. Yanangazwa n'abakristo benshi kuko no gukora kwacu nibyo kwakora byose, nushaka uzakora imirimo ingana gute, ariko imirimo yose utayikoreshwe nuko hari impamvu muri wowe ya Kristo muri wowe utumye ukora ibyo ngibyo, imirimo yawe ni impfabusa. Nuvanga impamvu mu Kristo, ubuzima bw'umukristo ni muri Kristo. Nuja gukora ikintu cyose gikore kubera ko Kristo ariko agutegetse muri wowe. Haleluya, haleluya. Rero niwe rufatiro rw'umukristo, niwe mpamvu y'umukristo yo kubaho, niwe mpamvu yo gukora. Uburyo bwose wagira, nushaka uzubaka etaje wuzuza ama etaje abantu, ugire gute utabikoze kubera ko Kristo muri wowe abigutegetse, iyo ni impfabusa. Ariko mu Kristo fondation yiwe ni Kristo wenyine. Turirimba kubera ko Kristo aturimo, tubwiriza kubera ko Kristo aturimo,
abantu benshi babwishwa ko Kristo atabarimo, baririmba kubera ko Kristo atabarimo, bafashwa ko Kristo atabarimo. Iyo zarangiye agahe gatoya kubera ko barafite ikindi kiba gitumye babikora, ariko wabikoze kubera ko afite impamvu ya Kristo mu mutima wiwe. Uwo nguwo arakomeye kuko imbaraga zimushoboza siziwe n'imbaraga za Kristo. Haleluya, haleluya. Rero iyo twizeye Kristo tuba twemeye ko aduha imbaraga ziwe akadushoboza. Nuvuga ngo tuba twishize mu biganza bya Kristo kugira ngo abe ari udufata, abe ari udukomeza. Nuvuga ngo tuba twishize mu bubasha bwiwe, tuba tugeze mu kibuga cya Kristo akadukontorora. Iyo umuntu yemeye Kristo akaba fondation, n'impamvu agendana mu buzima bwiwe. Abahindutse ni nka kwa kundi mu rugo iwawe uzufata icuma cyo guhata ibirayi ukazugihatisha uburyo kijyanye muri ko kigenda, kuko nticagutegeka kubera ko niwe nyiracyo. Natwe tuba duhindutse nka cya cuma tuzadukoresha, nawe tuzaduhindutse icuma mu biganza by'Imana. Imana ubwayo yonyine isigara duhitwarira uko ishaka, yonyine idukoresha uko ishaka, kandi nta handi ari umugisha bene data, nta handi hari umugisha wawe, nta handi ari ibyo ukeneye uretse kwinjira muri Kristo gusa agahinduka fondation y'ubuzima bwawe. Iyo wemeye Kristo akaba fondation y'ubuzima bwawe, aza kuyobora, agucisha mu nzira abona ko ukwiye gucamo, kubera ko we ntareba ibi ngibi. Ijambo ry'Imana niryo rivuga ngo ni Alpha na Omega, ngo nitangiro n'iherezo. Nuvuga ngo aho twavuye iwe hari aho yabanjirije tutabanjirije, nuvuga ngo niwe watangiye byose, kandi aho tuje we yagezeyo. Mu yandi makuru inzira niwe wayitangiye ni nawe wayisoje, aho tuje we ari kuturebera hahise, kandi ni nawe watangiye iriya hatangiye. Rero mu rugendo tujamo nta wundi muyobozi tukeneye, nta n'ikindi dukeneye kwishimikiza uretse Kristo, kubera ko aho tuja niwe urwo rugendo ni wenyine rurangije, niwe uzi aho tugomba guca, niwe twayoboza wenyine akatuyobora inzira ikwiriye kandi nziza ishobora kutugeza ahantu hazima. Niba rero ukeneye kuba umukristo ufite icyerekezo kizima, ukeneye kugera kure, ukeneye gukora ibikomeye, ukeneye guhagarara mu cyimbo no mu mwanya mu gihe gisa nk'iki ngiki, ugakora imirimo itangaje mu gihe gisa nk'iki ngiki, Imana ikagukoresha imirimo y'ibitangaza, emerera Imana ihinduke fondation y'ubuzima bwawe igukoresha. Nimara kugukoresha aho ngaho niho yishe umusaruro, niho yishe gukomera kwawe, niho yishe imigisha yawe, niho yishe ibindi byose. Ijambo ry'Imana rizatubwira ngo mbere na mbere ngo dushaka ubwami bw'Imana n'ibigukiranuka kwa ibindi byose n'inyongera. Nuvuga ngo ubuzima bwacu bwonyine duharanire kwiruka dushaka Kristo. Twahagizwe no gushaka Kristo, nk'uko imparakazi yahagizwa mu butayu gushaka ngo amazi, ngo reka imitima yacu yahagizwa no gushaka Kristo, ngo ahinduke fondation y'ubuzima bwacu, ahinduke impamvu tugendana, ahinduke impamvu dukora, ahinduke impamvu turirimba. Mwabaririmbyi mwe, mu kuririmba kwanyu tibibi zo kuririmba gusa kurepeta ngo tuze kubwira abantu, tibibi zo gukora gusa kugira ngo tuje kugaburira abandi. Dufite abakristo, abakizwa benshi babaye abo ni nk'ibyapa biyobora abagenzi, icapa aho gihagaze ntikiza kigenda, ariko gikora umurimo wo kuyobora abantu. Rero abakristo benshi babaye ibyapa abantu bareberaho bakamenya urugendo iyo baje, ariko byo ntibifite guhaguruka aho biri. Ariko isigiye cyo kuba abakristo ni igihe cyo guhagarara tukagira fondation ya Kristo muri twebwe, kugira ngo urugendo tubwira abandi tugirane naco hakurya. Iyo umukristo yabaye icapa nta terambere ry'iwabona, afasha abandi, ahinduka nk'umupfapfa. Yaravuze ngo nzahana mpagaze ku bitugu z'umupfapfa kugira ngo izina ryayo gusa ryubahwe. Rero we kuba umupfapfa ntubeka adahumeka mu murima, ishobora gukingira inyoni ariko yo idafite kuzarya kuri ibyo ngibyo iri kurinda. Ahubwo umukristo wese hinduka ikiraro abandi bambukiraho, ariko icyo kiraro kikuvana ku nkombe kikujyana ku yindi, murajyana mukagera nayo. Inukenera kuba umuririmbyi mwiza, emera Kristo ahinduke fondation y'ubuzima bwawe, umushingireho. Nuja kuririmba uvuge ngo ndaririmba kubera ko Kristo namwakira ari muri jewe, kubera ko Kristo ari imbaraga zanjye, kubera ko Kristo ari bwo bwenge bwanjye, kubera ko Kristo ari we byishimo byanjye, kubera ko Kristo ariyo mpamvu yonyine ngira mu mutima ngendana yo gukora ibi ngibi byose. Aho nahesha imbaraga y'ubutsinzi bukomeye, nahesha imbaraga yo kugira ku bintu bikomeye, nahesha imbaraga yo kwamamara, nahesha imbaraga zikomeye. Haleluya, haleluya. Nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracahari, kandi rwanditseho ngo Uwiteka azabe. Kandi umuntu wese uvuga iryo zina ry'Uwiteka ave mu bidutunganye akurikire Uwiteka. Bavandimwe bene data bakunzi mwese n'abandi bose uzategera iyi nyigisho, turabinginze mu mwami wacu Yesu Kristo kugira ngo ubuzima bwawe nushaka kuba umudivantiste, ube umurokore, ube umukatolike, aho ubarizwa hose, ariko reka ubuzima bwawe
bushingire kuri Kristo. Icyo ukora cyose reka Kristo ahinduke impamvu y'ubuzima bwawe. Abakristo benshi babaye abanyedini, babaye abantu bo mu kidini, nuvuga ngo dukora ibintu kubera ko imihango y'idini ariko bitegeka, ariko si igihe cyo kuba abanyedini, si igihe cy'ikidini, ni igihe cy'umutima wa Kristo gusa udutegeka gukora ibyo tugomba gukora, ni igihe cyo kwemera Kristo akatuyobora, si igihe cy'ikidini, si igihe cyo gukora kubera ko idini ryacu ryakoze gutya, amadini atandukanye, amazina yose situye kuvuga amazina, ariko uko idini ryategetse reka umutima wawe nawe ukwemeze ko Kristo kurimo kwemeze ko iki kintu uyikoze bivuye ku mutima wa Kristo, atari impamvu yo gusoza umuhango gusa, ahubwo ari impamvu yo kugira ngo ubwami bwa Kristo burusheho kwamamara. Nubikora muri ubwo buryo, imbaraga z'Imana ndetse no gushikwa na Mwuka Wera niho bizakuzaho, nabwo bizashigikira ibintu byawe kandi ibintu byawe bikagera kure. Ariko gusa kimwe cyo gikomeye, urufatiro rw'Imana ruracyahari. Umuntu wese ukeneye kongera kubakika agahagarara mu mwanya, agahagarara mu mbaraga z'Imana, akavuga ijambo ry'Imana, akabwira abantu ijambo ry'Imana, ubuzima bwa benshi bugahinduka, ukaririmba, ugakora inshingano zitandukanye nk'uko Imana yazikugabiye. Nukuvuga ngo ukeneye gufata Kristo agahinduka impamvu y'ubuzima bwawe ugendana, agahinduka impamvu yonyine rukumbi uhora nituma ukora ibyo byose. Nahinduka iyo mpamvu, nuvuga ngo icyo uzakora cyose kigomba kugenda neza, kuko nizo mbaraga zonyine dufite, izo mbaraga z'umukristo. Hirya y'izo mbaraga za Kristo mu mpamvu mu buzima bwacu, izo mbaraga ntawe uzakugeza, kuko nta mbaraga zindi zidushoboza uretse imbaraga za Kristo zonyine muri twebwe. Rero bene data bakunzi, bavandimwe mwese aho muherereye, turabinginze kugira ngo muri iki gihe Kristo ahinduke impamvu ubuzima bwacu, Kristo ahinduke impamvu ubuzima bwacu, kubera ko n'imbuto zose, kwera imbuto bituruka mu buzima bwa Kristo twanyweye. Iyo umukristo yanyweye ubuzima bwa Kristo, tirirwa tekinika ashakisha utuntu kugaragara neza n'ibindi, kubera ko ubuzima bwa Kristo bwonyine muri twebwe bufite imbaraga zo kweza ikintu muri twebwe kikagaragara, sosiyete yose ikacakira. Umuntu wese ufite Kristo no muri sosiyete tibiza bisaba imbaraga kugira ngo aje kugaragara muri sosiyete. Oya, nta zindi mbaraga bidusaba, nta kundi gutekinika bidusaba. Twe ko Kristo batekinika kugira ngo tugaragare neza, kuko tugaragara ku cyumweru batubona duterewe Bibiliya cyangwa se mu repetition cyangwa se dora amasengesho. Oya, icyo sico dukeneweho. Icyo dukeneweho twe n'ukwemera Kristo agahinduka fondation y'ubuzima bwacu. Nuvuga ngo yegeze muri twebwe, atugaburira ubuzima bwiwe, imbuto zigenda zera, abantu bakazakira. Kandi imbuto tuzatweriye Kristo wendutse ubuzima bwacu ni imbuto zihoraho, si imbuto z'igihe ngo zirangira. Oya, ni imbuto zihoraho, ni imbuto tugendana, ni imbuto turyamana, ni imbuto twera turi muri sosiyete muri rusange, ni imbuto twera turi twenyine, ni imbuto twera turi kumwe n'abo tuzi, ni imbuto twera turi kumwe n'abo tutazi. Nuvuga ngo ubwo buzima bwa Kristo bwakiriye buza bukugira umuntu wera imbuto ahantu hose. Tugira abakristo benshi yagize amahirwe akagera muri sosiyete atamenyereye, batanamuzi, akenshi agaragaza gukora ibyo atakoraga iwabo kuko hari ukuntu bamuzi. Ariko iyo ufite Kristo nk'impamvu mu buzima bwawe, ka fondation mu buzima bwawe, niyo ugeze muri sosiyete y'abantu batakuzi, umutima uza gushinja kuvuga Kristo no gukomeza kwagaragaza uwo Kristo wenyine. Nta kintu umutima gushinja, kubera ko Kristo aba ari imbaraga muri wowe, aba yarafashe ubuzima bwawe, aba afite ubuzima bwawe, aba ari umugenga w'ubuzima bwawe, ni shoferi ugenda ugutwara mu buzima bwawe bwose buba bufitwe na Kristo. Bene data nshuti z'umusaraba, mwese muri bumve iyi nyigisho, nta kindi umunsi tubasaba, nta n'ikindi tubingingiraho, nta n'ikindi dushaka ko mwakora uretse kimwe gusa cyonyine cyo kwemera Yesu Kristo akagenga ubuzima bwanyu. Kandi kuri uyu munota n'isaha, kuko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo urufatiro rw'Imana ruracyahari, urufatiro rw'Imana ruracyahagaze. Waba waragiye kure na Kristo, waba waragiye mu bidatunganye, waba waragiye mu bindi bitandukanye bituma utagirana usabane n'Imana, ngo ubohokere kwegera Imana, ubohokere kumva Imana mu buzima bwawe, wongere wumve ijwi ry'Imana muri wowe, ngo ubohoke imbere y'Imana, uganire n'Imana, usenge wumve ubohotse. Ariko ndakubwire ngo urufatiro rw'Imana ruracyahari, ruracyahagaze, aracyari ku ntebe y'imbabazi, aracyagutegeye amaboko, aracyategereza kugira ngo nawe ugire ugaruke, uze akwakire, akubabarire, narangiza aguha ubuzima bwiwe, agugabira ubuzima, aguha ubuzima. Aracyagutegereje nawe aho uri hose, ibyo wakora byose. Reka nkubwire, birashoboka kuba warihebye, hari ibyo wakoze ukumva ko wageze kure hakomeye, ariko uyu munsi reka ngo yihumure ko nta kure twigeze tuje, nta kure uragera, nta hantu hakomeye uragera Imana itazikura umuntu. Aho uri hose uko wabahangana, ibyo uri gukora byose, uracyari umukandida wo kwakira ibi byiza biturutse muri Kristo Yesu.
aho waba uri hose uracara umukandida. Nkuko ijambo ry'Imana ritubwira mu Filipi, haravuga ngo kandi Imana yanyu muzabamara ubukene bwanyu bwose nkuko ubutunzi bwiza bwanyu ngo buhereye muri Kristo. Ivyo byiza uracara umukandida wo kuzakira, witekereza ibindi, wikwiheba, wija kure, emera gusa wowe uvuge guce bugufi, wemere amakosa yawe, wemere ivyo byose ukora, uvuge ngo nemeye ko Kristo agenga ubuzima bwanje. Uyu mugoroba usatura ijambo uvuge ngo Kristo ndemeye ugenga ubuzima bwanje. Nico Kristo agushaka mu mwene data. Emera gusa wature umubwire ngo igenga ubuzima bwanje. Wa maraya Rahab yari maraya ukomeye Yeriko mu gihugu cy'i Kanani. Yeriko ngo ari maraya ukomeye bazi wikirangire, ariko kubera ko Imana ubwayo ifite imbaraga zikura umuntu mwobo iri hasi, abantu barangije kuguhamba babona ko bitakunda, ariko imbaraga z'Imana zizigera hasi yaheka kundi ba y'umwobo hasi igakura y'umuntu ikamuha ubuzima. Rahab wari maraya ukomeye, ariko Imana haraho yamukuye hasi iranje kuba mukuru, yemera ubuzima bwo kugubakira ku Mana. Imana iramuyobora ahinduka umwe mu Yesu Kristo yakomotseho. Murabizi ko Rahab nawe ari mu bisekuruza bya Yesu Kristo, kandi yari maraya ukomeye, kandi n'ikigeretseho gitangaje yari umwisiraheli, yari umunyamahanga, ariko kandi kubera ko yemeye agaca bugufi akemera ko ubuzima bugengwa n'Imana, ubuzima bwe akabuha Imana. Imana yemeye kumukura iyo ngiyo yarari iyo mu mwobo, imuha ubuzima, imupokeza ubuzima, ahabwa ubuzima, ahinduka isoko ya Yesu Kristo. Ariho turi kuririmba iki gihe, ariho turi kuvuga muri iyi minsi, kuko Kristo ariwe soko y'ubuzima bwacu, izo byishimo byacu. Nawe uyu mwanya hari icyo Imana yagukorera, haraho yagukura, nawe uyu munsi ugahinduka isoko y'abantu benshi, kandi abantu bose bagahabwa umugisha kubw'impamvu zawe wenyine. Emera gusa uvuge ngo njyewe ibingibi nzi kwiba ndi umunyabyaha, nzi kwiba mbikora. Emera uce bugufi bw'ira Imana ngo Mana ndabizi neza ko ndi umunyabyaha, ariko uyu munsi nemeye ko ngomba kukwihananje kugira ngo ubuzima bwawe bwa buzima buhereye muri Kristo buze bube muri njyewe, kuko nta kindi cyiza kibaho uretse nk'ubuzima bushingiye muri Kristo Yesu wenyine. N'abandi dufite ingero z'abantu benshi bakoze ibyaha bikomeye. Tuzi umuntu witwa Zakayo, yari umukoresha w'ikoro kandi yari umwibyi kabisa, wari uzwi cyane, ariko kandi kubera ko Imana ari inyembaraga ifite byinshi mu kiganza cyayo, kandi nawe bikubikiyemo mwene data, nawe bizaba birimo, nawe bizaba biherereyemo, nta kuri Imana itagukura, nta kure, nta uragera, uracari hafi. Emera gusumbwira Imana ngo neme umutima wanjye kuza imbere yawe kugira ngo uyobore. Uyu munsi emera ubwira Imana ngo hinduka fondasiyo y'ubuzima bwanjye. Uyu munsi hari fondasiyo wari wubakiyeho itari y'Imana, hari ubuzima wari ufite butari ubw'Imana wari wubakiyeho, ariko uyu munsi ijambo ry'Imana rije rikubwira ngo urufatiro rw'Imana ruracahari, kandi rwanditseho ngo ijambo Uwiteka azabe. Nawe niwemera uyu munsi ukemera ukazana umutima wawe imbere y'Imana, Imana iriteguye kugira ngo ikubake, irangije igukomeze mu nayo, iguhe ibyiza biherereye muri bo. Rero mwene data, wicika intege, wikwiheba, ibyo wakora byose, wanywa inzoga bimeze gute, ushobora kuba umusambanyi bimeze gute, ushobora kuba ukora ibintu bimeze gute, ariko kandi dufite ibihamya ko Imana yacu ari inyembaraga kandi ishobora byose. Aho nawe yahagukura, ariko ubuzima bwawe bukubakirwa kuri Kristo, kuko nta handi hantu heza, nta handi hantu h'agaciro dukeneye kuba, nta handi hantu tukwifuriza uretse kuba muri Kristo, kuko naho hari umunezero, niho hari ibyishimo, niho hari amahoro abisi batagira. Wa mugabo w'umukire ngo amaje ngo guhinga aratunga, yuza amasitoke, ibintu bye byose biruzura, warangije ngo araryama aravuga ngo mfite ibyo nshaka byose, ngo kandi ngo nta mihangayiko yindi yari akeneye. Yabonaga byararangiye, abona ko ubuzima bwe bwarangije gutungana, ariko ubuzima butari muri Kristo, nuba ngo ijoro rimwe gusa akimara kubivuga ararayatswe ubuzima bwiwe, kubera ko ubuzima bwose butari muri Kristo nta byishimo bugira. Ariko iyo uri muri Kristo, ubwo buzima ni ubuzima bwuzuye ibyishimo, ni ubuzima bwuzuye amahoro, ni ubuzima bwuzuye umunezero. Nyabona mwene data, turakwingingira mwami wacu Yesu Kristo, turakwingingira mwene data aho waba uri hose, turakwingingira muri Kristo Yesu ngo wemere uce bugufi, wemere uze umusange, wemere uzayobora ubuzima bwawe, ubuzima bwawe bushingire kuri we, kuko nta honyine, nta handi ubuzima bwawe buzabona amahoro n'umunezero, buzabona ibyishimo uretse gushingirwa kuri Kristo wenyine. Nubwo buzima bwonyine bene data, niwemera ko konka ubuzima bwo muri Kristo,
uzaba wemeye konka umunezero. Iyo ugeze muri Kristo ukemera akabura ubuzima bwawe, nuvuga ngo wemeye umunezero, wemeye ibyishimo, wemeye amahoro, wemeye ubuzima bunezerewe, ubuzima bwiza. Iyo wemeye gusakabira ubuzima bwawe, nuvuga ngo wemeye ibyo byose. Rero turakwingira mwami Yesu, urufatiro rw'Imana ruracyahari kandi uracyahagaze, kandi Uwiteka ngo azabe. Umuntu wese wemeye izina ry'Uwiteka ave mu budatunganye, wemera ugaruka wubakirwa ku rufatiro arirwo Yesu Kristo. Imana yo mu ijuru ibagire neza, Imana yo mu ijuru bahe umugisha kubwo kumva ijambo ry'Imana. Reka dusenge Imana, ariko ukomeze utekereze kuri icyo kintu. Hari aho wenda ushobora kuba waratanye ugava mu mwanya w'ijambo ry'Imana, kuko twababwiye nuvuga ngo Yesu Kristo ni inzira, ni ukuri, ni ubugingo, ntawuja kwa data atamujanye. Ushobora kuba waragiye hirya y'inzira ugatukuri kandi ugatubugingo. Iyo ugiye hirya y'inzira uba wataye. Reka tugusabe ngo wongere utekereze, kuko Yohana yanditse mu Efeso aravuze ngo ongera wisubire mu witekereze, ure wavuye ukagwa wongere usubirane kwa kundi wari umeze mbere hose. Bibiri ijambo ry'Imana ritubwira ngo buri wese ngo amere uko yari agihamagagwa, niko bibiri ijambo ry'Imana ritubwira uko cyagiye wahamagagwa, cyagiye wafatwagwa n'imbaraga z'Imana. Bibiri iradusaba ngo kongere tumere nk'uko twari tumeze. Cyagiye twangaga ibyaha, cyagiye twangaga ikintu cyose gishobora kuvuga izina ry'Imana nabi, cyagiye twangaga ikintu cyose gishobora kuba tuma tugaragara nabi imbere y'Imana. Uyu munsi ijambo ry'Imana riradusaba ngo twongere dusubirane birabihi, twongere tumere nk'uko twari tugihamagagwa bene data, twongere tuze, kuko urufatiro rw'Imana rurahari kandi bitegereje wowe Imana ikubake. Ni wowe dutegereje, ni wowe ijambo ry'Imana riri guhamagara, ni wowe Kristo ategereje. Aho uri hose ni wowe Kristo ategereje. Uri umunyamahirwe, uri umukandida, uri umuntu ufite amahirwe akomeye menshi. Rero mwene data, reka dusenge Imana, ariko uze utekereze kuri iryo jambo. Asigaye Kristo Yesu nawe ari mu bategereye amaboko kugira ngo akwakire. Mana, mu izina ryawe Yesu turagushimiye, turaguhimbaje. Duhimbaje izina ryawe rikomeye, duhimbaje ineza yawe nyinshi. Ijambo ryawe rifite imbaraga n'ububasha, ijambo ryawe n'ubugi butemera impande zose. Mwana, turakwingiza kugira ngo imbaraga z'ijambo ryawe rirasire mu mitima ya bene data aho baratandukanye. Hari abari mu bihugu bitandukanye, mu migabane itandukanye, abari ahantu hatandukanye. Kristo mwana, hari abagiye batanye bakaja mu bindi bitandukanye, bafashwe n'imitego ya Satani itandukanye, ariko turakwinginza kugira ngo ijambo ry'Imana rikore ku bantu bose aho bari. Hari abagiye mu businzi, hari abari mu busambanyi, hari abari mu bujura, hari abari mu byaha bitandukanye, ariko kuko ijambo ryawe ari irinyembaraga, turakwingiza kugira ngo nabo mwami nyiribihe uyu mwanya, uyu mugoroba ijambo ry'Imana ribasange, ribashe kubagarura, bahagarare mu mwanya mwiza, bubakwe nawe, bahagarare ku rufatiro rwo Kristo. Papa, turakwinginze n'abandi bose basubiye inyuma, abandi batakaje ibihe byo gusenga, abandi batakaje ibihe by'ijambo, reka uyu mugoroba mu ijambo ryawe yongere rubake mwami, basubize ubuzima, bambara imbaraga z'Imana, bongere bahagarare ku rufatiro rwo Kristo Yesu. Mwana, ngatugire neza, duhe imbaraga mwami. Turasaba n'umuyoboro w'ivugabutumwa kugira ngo aho ubutumwa bose buzagera Papa, ubashe kurema mwami inzira ikomeye, buzakiza abantu benshi, amahanga azakire, abakomeye bazumve, aboroheje bazumve, buri wese aho azaba ari hose hatandukanye. Reka imbaraga z'ijambo ry'Imana n'imirasire y'ijambo ryawe imurasira azabasha kwakira ubuzima buherereye mu ijambo ryawe. Turakwingiza ngo ushigikire umurimo w'ivugabutumwa, ushigikire umurimo w'ivugabutumwa kuri social media, ama YouTube, ama Facebook, ama TikTok, in social media zose Papa we. Turakwingiza ngo ugabizemo ikibanza, hagaragaremo ikibanza cy'ivugabutumwa cyagutse, kugira ngo amahanga yakire ijambo ry'Imana binyuze mu nzira Imana ateguye kuri imiyoboro ya social media. Papa, turakwingiza ngo tugire neza, uduhe umugisha muri byose, tugire neza nawe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Urakoze, amen.